Yesu ashimwe nshuti muvandimwe wa Ndi Umutsinzi TV, ubuntu n'amahoro bigwire muri wowe by'umwami wacu Yesu Kristo. So rero uyu mwanya nanone ngarutse nje kuguha inama ndetse n'inyigisho mu buryo ushobora gusengamo, inyigisho tumaze iminsi dutambutsa z'uburyo wasengamo ugasubizwa mu by'ukuri ziherekezwa nanone n'izindi nyigisho zo gusenga cyangwa se indi imyitwarire wagira imbere y'Imana. Imbere y'Imana rero mu by'ukuri ukeneye kugira imyitwarire myiza mu by'ukuri, ariko imyitwarire mvuga ni imyitwarire yo mu kwizera, cyangwa se hari amahame, hari amabwiriza agenga ukwizera umuntu agomba kuba afite kugira ngo agire ibisubizo abona igihe ari gusenga. So kwizera kwawe rero mu by'ukuri ntabwo gukwiye kuba ari ukwizera gushingiye ku bindi bintu. Kwizera ndetse n'ibyiringiro byawe ntibikwiye kuba bishingiye ku bindi bintu, bikwiye kuba bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ese niyo mpamvu idutera kwegera Imana ngo dusenge? Ni uko twizeye cyangwa ni uko tuzi yuko Imana ni umufasha wacu cyangwa se ni umubyeyi wacu. Umufasha we wenda byaba byoroheje cyane. Imana ni umubyeyi, ni nyir'inshingano zo kutwitaho. So rero mu by'ukuri iyo tugiye gusenga Imana tuba tugiye kwakira ibyo umubyeyi adufitiye. Ugiye kwakira ibyo umubyeyi agufitiye. Nuko akenshi abantu benshi baba bazi ko gusenga ari ugusabiriza Imana cyangwa se ari ukuyitegera amaboko no kuyinginga ngo iguhe. Ariko mu by'ukuri ikintu cya mbere ukwiriye kumenya, ugomba kumenya ngo Imana kutubeshaho biri mu nshingano zayo kubera ko ni umubyeyi wacu. Iyo ubwayo irakubwira ngo mutaravuga nzumva. Abana bayo bataravuga Imana ngo izumva. So niba rero ivuga ko bataravuga izumva, ni kwa kundi umubyeyi nawe umwana we iyo agize icyo akenera amukeneraho abyumvira mu mabere. Aka kantu ushobora kuba ukazi cyangwa se warabyumvishe bivugwa yuko umubyeyi kugira ngo amenye uko umwana ahagaze abyumvira mu mabere, ngo amabere arikora. Iyo afite ikibazo amabere arikora. Ubwo iyo amabere yikoze aba azi ngo umwana afite ikibazo, agahita yirukankira gushaka umwana we ngo arebe uko ameze. So rero n'Imana yo kubera ko ari umubyeyi wacu, nayo ibibazo byacu ibyumvira muri yo. Ni nayo mpamvu Imana itabara cyangwa se ikora utaranavuga, ikumenyera ibintu byose. Ni ukuvuga ngo ubeshejweho n'ubuntu bwayo cyangwa se n'ibambe ryayo n'impuhwe zayo, kuko umwana agirira uko umubyeyi agirira umwana we ibambe, niko n'Imana itugirira ibambe. Iyo bavuze ibambe ni ukuvuga ngo ni passion umuntu aba afite ikamutera gukora ikintu mu by'ukuri akagikora ari nta nyungu ategereje, atabihaswe, ari urukundo rukomeye cyane rumusunitse gukora ibyo bintu. So rero n'Imana nayo ifite urukundo ku bana bayo ruyitera cyangwa ruyisunikira kugirira neza abantu bayo. Niyo mpamvu rero wowe ntukishyiremo buri gihe ko Imana yumva ari uko wasenze. Imana ntabwo yumva gusa ari uko wasenze, ari uko wavuze. N'igihe utaravuga umutima wawe, igihe umutima wawe uteye uri gutekereza ibintu runaka, nabwo Imana irumva. Kandi ikindi ukwiye kumenya neza ni uko amasengesho yose tuvuze ntabwo tuba turimo turabwira Imana gusa. Hari amasengesho yo kuganira n'Imana, hari amasengesho yo
gutegeka ibintu runaka, yo gutangaza ibintu runaka ko bigomba kubaho. Hari amasengesho yo kubwira ingabo z'Imana ngo zikore, arizo bamarayika. Hari amasengesho yo kwizera mu by'ukuri, cyangwa se yo kurema ibintu mu buryo butandukanye. Hanyuma rero niyo mpamvu rimwe na rimwe ushobora gusenga isengesho ryo gusaba Imana kandi ritari ryo gusaba Imana, wari ukwiye gusenga isengesho ryo gutegeka, bikarangira bitabaye. Hanyuma byaba bitabaye, warangiza ukarenganya Imana ngo Imana yanze gukora, cyangwa se Imana ntirimo irakora ibyo ushaka kugukorera. Mu by'ukuri Imana yo ishaka ko abantu bose bamenya ukuri, kandi ukuri kukababatura. Hari igihe ushobora gusenga isengesho ryo gutangaza, kandi wenda uri gusenga wari ukwiriye gusenga isengesho ryo gusaba Imana. Ibyanditswe biravuga ngo mbese muri mwe hari ubuze ubwenge, nabusabe Imana iha bose itimana. Bivuge ngo niba uri gusaba ubwenge, uri gusaba Imana, kuvuga ngo ubwenge buhese. Hari ubwenge bwo gukora ibintu runaka, wenda tuvuge ushaka kumenya ibihishwe, cyangwa ushaka kumenya ibyabaye, cyangwa ushaka n'ibindi kumenya n'ibizabaho. Hanyuma ubwo bwenge ngo busaba Imana. Hari n'igihe uba ushaka kumenya ubwenge bwo gukora ikintu runaka muri ubu buzima busanzwe. Ubwenge, kuvuga ngo ubwenge, iyo bavuze ngo ubwenge mu by'ukuri ni ubumenyi umuntu agira bumutera gukora ikintu runaka akagishyira mu bikorwa, cyangwa se n'ubumenyi umuntu agira bumubashisha gusohoka mu bibazo arimo, akabisohokamo akoresheje ubwo bumenyi runaka. Kuvuga rero ngo hari igihe uba ukeneye ubumenyi, kuko umuntu iyo akeneye ubumenyi mu gutwara imodoka ajya kwiga imodoka, yakenera ubumenyi mu guhinga akajya kwiga iby'ubuhinzi, yakenera ubumenyi mu kogosha akajya kwiga kogosha. Mu by'ukuri ubumenyi cyangwa se ubwenge ukeneye ni ubwenge bwo kugufasha gusohoka mu bibazo. Rero ngo ubwenge wabusaba Imana. Bivuge ngo ushobora rero kuvuga ngo ngiye gushaka ubwenge, ugatangira kubushaka utegeka ngo mu izina rya Yesu ndategeka ubwenge bube muri njyewe. Urabutegeka buva hehe se? Ko ahubwo Imana ari ibufite, niyo rero ukwiriye kuyisenga uyisaba ubwo bwenge. Hakaba hari n'igihe nanone Bibiliya ivuga ngo niba hari urwaye nasenge. Niba urwaye senga, hanyuma ntusenge igihe urwaye. Ubwo bikarangira ubwiye Imana ngo Mana kuki utankijije kandi utasenze. Nabwo ukeneye gusenga umenya ngo ndasenga gute. Urasenga nyine usengesheje ubwenge bukubwira ko hari uburyo imibyimba ya Yesu yadukijije. Senga uvuga ngo mu izina rya Yesu imibyimba ya Yesu yaradukijije, yadukijije indwara, ntabwo dukwiriye kurwara. Ubwo ni ubwenge Imana rero yaduhaye. Iyo nyisabye ubwenge bwo kumpereza igihe ndwaye, ubwenge bwankiza irambwira ngo imibyimba ya Yesu yaragukije, Yesu yarakomerekejwe kugira ngo biriya bikomere byiwe bizatume ubasha kuba utarwara. Hanyuma icyo gihe nkatangira gusengera muri icyo cyanditswe muri ubwo bwenge, ntangaza ko nguye kubona ubuzima kubera yuko Yesu imibyimba ye yaradukijije. Nta ndwara zemerewe kuba kuri twebwe, imibyimba ya Yesu yaradukijije. Rero hari igihe nkeneye wenda gusenga, hari ibintu byiborotse. Urugero wenda ntabwo ndimo ndinjiza amafaranga, kandi tuzi ko ibisi n'ibyuzuye byose ari iby'Uwiteka. Nta mpamvu yo kubura amafaranga. Icyo gihe ushobora gusenga utegeka ibintu byose bituma utinjiza, hanyuma ukabitegeka bikavaho. Rero
icyo gihe ntabwo wafata iryo sengesho ngo uvuge ngo ugiye kurisenga usaba Imana uyinginga. Hari ubwenge uyikuraho, ubwo bwenge ukabukoresha. Ugomba kumenya ngo mbese Imana ishaka gukuraho indwara bigenda gute. Itanga ubwenge ikavuga ngo ijambo rivuga ko imibyimba Yesu yagukijije, ryizere. Hanyuma ubwo nibwo bwenge iyo ubufashe nawe utangira kubukoresha, noneho ubwato ukikiza ubwo burwayi. Ni byinshi, tuzagenda twiga ubwenge, tuzagenda twiga inama mu isengesho. Rero iyi ni inama ya mbere mu isengesho. Menya neza uburyo bwo gusenga. Ubu ni uburyo bwo gusenga. Hari uburyo butandukanye bwo gusenga. Numara kubimenya neza uzajya wishima. Hanyuma imyitwarire ukwiye kugira rero bigiye gusenga, wese ugiye gusenga isengesho rimeze gute. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ugiye gusenga ujye ubanza umenye ubwoko bw'isengesho ugiye gusenga. Hari ubwoko bw'isengesho ryo gusaba Imana, hari n'ubwoko bw'isengesho bwo kuganira n'Imana. Fata ubundi nk'umubyeyi n'umwana, iminsi yose ntabwo bahuzwa n'ikintu kimwe. Hari igihe umubyeyi afata umwanya wo kuganiriza umwana we, nako ni n'ibihe byose aba agomba kuganiriza umwana we wabizi muri we. Hanyuma umwana hari igihe aba afite ibyifuzo. Umwana iyo atangiye kugenda akura gake gake agenda agira ibyifuzo, avuga ati iki ngiki reka ngisabe data, akamusaba. Ariko umubyeyi byinshi abimenya mbere. Ibyinshi 99% umubyeyi aba azi icyo umwana we akeneye. Nawe rero iyi myumvire nuyigira, kumenya ngo Imana izi ibyo nkeneye ntaranasenga, nuzajya ujya gusenga ukibuka icyo kintu, uzajya uhita wakira ibisubizo ugitangira gusenga. Ujye wishima ugitangira gusenga. Ugitangira gusenga ishime, uvuge ngo imbere yawe niho hari ibinezeza, mu kuboko imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye. Mu kuboko kwawe kw'iburyo harimo ibinezeza byinshi 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 byinshi. Zaburi ya 16 uze kwisoma. So rero ujye unezerwa igihe ugiye gusenga, ugitangira gusenga, usengera ibibazo ufite, ujye unezezwa nuko Imana yumvisha ikibazo cyawe utaranavuga, hanyuma uhite wakira igisubizo ku mubyawe amaze kugitegura. Akoze cyane ubuntu bw'Imana bukubeho, umbwire ko ufashijwe kandi umbwire icyo nagukoraho kindi. Naho inama mu isengesho zo ugiye kujya uzumva buri munsi. Ni part 1 inama mu isengesho. Urakoze cyane, kugirirwa neza n'imbabazi bikubeho. Niba umeze nabi, niba utishimye, ugubwe neza, habeho ubutabazi. Imana ikuzanira ubutabazi, hanyuma ubutabazi ubuhabwe, uzarangiza umwaka umeze neza, ku izina rya Yesu. Amen. Bye.